nkumva shandarenze yabaga muri apartment nziza hano ubundi nkajya njya kumusura akambwira ngo ntawe uhari ariko ningende ndasanga umuzamu arankingurira nyine nisanzure nta kibazo ntari biryo umuzamu we turamenyerana ko inshuro nyinshi niwe nasangagayo akaza nyine akansanga ko dukomeza kubana iyi nzu niyiwe kuko inshuro nyinshi yajyaga muri garderobe yagendaga agakuramo agasume gusa nta myenda nabonagamo ntaki nyine hari ukuntu nyine utekereza ibintu iyi nzu niye cyangwa noneho ubundi nyuma nza kumenya ko atekinga some drugs afata drugs nyine tavuga ati nta kibazo nabyo numva ni ibintu biri attractive numva nyine ni ibintu namukundira nabyo nta kibazo nyine kuko nabona nyine ngiye nabonaga arenze tu ako nyine kubu byagendaga biba too much akambwa ngo nagiye kwa muganga akambwa ngo iki niki nyine avuga ati nzabimukuraho nta kibazo ngo turakomeza turakundana noneho ubundi umunsi umwe nari ndi mu rugo umuzamu warampamagara arambwira ati se ntiwazanye na boss ndaje ndamubwira ati oya ntago ari ngiye kubera iki se nzana na boss wawe gukora iki arambwira ngo hari umukobwa ari bazanye rero nari ngize ngo ni wowe ndaje ndamubwira ati umukobwa reka ndaje mbampamagaye sheri wanjye ndamuhamagara yanga kumfata harangije ahita ambwira ahita nyandikira kuri message arambwira ati bebe ndaryamye mbabarira rwose undeke ndyame ndaza kuvugisha nimbyuka arangije wa muzamu arangije arampamagara arambwira se reka nkubaze wa mukobwa ikuri umukobwa mwiza niki gituma ukundana n'uriya muhungu umuhungu ufata ibiyobyabwenge nta future nzima afite wowe ubona hari plan nzima gufiteho ndamubwira ati kubera iki ibyo ntago mbyitayo nimba afata ibiyobyabwenge ngiye nzamuhindura icy'ingenzi nuko mukunda n'ubundi ntago yabyuka mu gitondo gahita bivaho rero ngiye nzamuhindura uwo muzamu we mukatira gutyo arangije ahita ambwira ati reka nkubwira umuhungu mukundana n'inzererezi kamubwira ukuntu ari inzererezi iyi nzu siye yarakubeshye kubwira ngo niye iyi nzu ni y'umukire ngewe ndayicunga nkayirinda ntawe uhari yagiye hanze iyi nzu siye umuhungu araza akayintira umuhungu yananiye iwabo ni inzererezi nyine araza akantira iyi nzu nta uzanabirebe neza inshuro nyinshi aza yihisha ni nijoro ntago ajya nyine ku manywa kuko nyine ababizi ko inzu atariye araza akayintira nkamutiza ariko siye nimba nyine uri umwanga nimba ari byo wanamukundiye ntago inzu ariye no kwereka ko ngiye ntari naramukundiye amafaranga ibyo byose maze kubimenya n'ukuntu ambeshya n'ibiki ndavuga ati nta kibazo ubwo ni bavugaga story zabo none barangiza bakahita bazihimbamo ngo ni y'umushiki wanjye akava kubwira story ngo umushiki wanjye nibi ase mwana ujya wibuka story ya babu yahimbye ari mu kiganiro babus abanyamakuru akavuga ukuntu ngo y'amateke ngo umushi akavuga ukuntu ngo umutipe yatetaga umukobwa noneho barabuze ukuntu amuha kuri umukobwa gasuzugura nyine umutipe avuga ati twibera inshuti ni yego umutipe garangije bati kikubwa nzakigira gute garagiye navuga ati ngiye yashaka kuguha imodoka ejo yego sibyo yego ndashaka kuguha imodoka arangije havuga nyine hari n'abashuti biwe niki kabisa ngagenda hano nakodesha imodoka kazana rava 4 igituri ko yadanje ya indi yadanje tukubye ngo konaki yaraza uteweza kubabi konaki biteze kwa mutipe ari seriye sikubya ko kankunda yego tigari n'umukire buriya abakobwa ngo bashidurwa n'ibyo bareba bavanga ufuri rw'abakobwa rwa mu matwi no mu maso yabo yego ngo birangiye umukobwa hano ubundi nkajya njya kumusura akambwira ngo ntawe uhari ariko ningende ndasanga umuzamu arankingurira nyine nisanzure nta kibazo ntari biryo umuzamu we turamenyerana ko inshuro nyinshi niwe nasangagayo akaza nyine akansanga ko dukomeza kubana iyi nzu niyiwe kuko inshuro nyinshi yajyaga muri garderobe yagendaga agakuramo agasume gusa nta myenda nabonagamo ntaki nyine hari ukuntu nyine utekereza ibintu iyi nzu niye cyangwa noneho ubundi nyuma nza kumenya ko atekinga some drugs afata drugs nyine tavuga ati nta kibazo nabyo numva ni ibintu biri
attractive numva nyine ni ibintu namukundira nabyo nta kibazo nyine kuko nabona nyine ngiye nabonaga arenze tu ako nyine kubu byagendaga biba too much akambwa ngo nagiye kwa muganga akambwa ngo iki n'iki nyine avuga ati nzabimukuraho nta kibazo ngo turakomeza turakundana noneho ubundi umunsi umwe nari ndi mu rugo umuzamu warampamagara arambwira ati se ntiwazanye na boss ndaje ndamubwira ati oya ntago ari ngiye kubera iki se nzana na boss wawe gukora iki arambwira ngo hari umukobwa ari bazanye rero nari ngize ngo ni wowe ndaje ndamubwira ati umukobwa reka ndaje mbampamagaye sheri wanjye ndamuhamagara yanga kumfata harangije ahita ambwira ahita nyandikira kuri message arambwira ati baby ndaryamye mbabarira rwose undeke ndyame ndaza kuvugisha nimbyuka arangije wa muzamu arangije arampamagara arambwira se reka nkubaze wa mukobwa ikuri umukobwa mwiza niki gituma ukundana n'uriya muhungu umuhungu ufata ibiyobyabwenge nta future nzima afite wowe ubona hari plan nzima gufiteho ndamubwira ati kubera iki ibyo ntago mbyitayo nimba afata ibiyobyabwenge ngiye nzamuhindura icy'ingenzi nuko mukunda n'ubundi ntago yabyuka mu gitondo gahita bivaho rero ngiye nzamuhindura uwo muzamu we mukatira gutyo arangije ahita ambwira ati reka nkubwira umuhungu mukundana n'inzererezi kamubwira ukuntu ari inzererezi iyi nzu siye yarakubeshye kubwira ngo ni iyi nzu ni y'umukire ngewe ndayicunga nkayirinda ntawe uhari yagiye hanze iyi nzu siye umuhungu araza akayintira umuhungu yananiye iwabo ni inzererezi nyine araza akantira iyi nzu nta uzanabirebe neza inshuro nyinshi aza yihisha ni nijoro ntago ajya aza nyine ku manywa kuko nyine ababizi ko inzu atariye araza akayintira nkamutiza ariko siye nimba nyine uri umwanga nimba ari byo wanamukundiye ntago inzu ariye no kwereka ko ngiye ntari naramukundiye amafaranga ibyo byose maze kubimenya n'ukuntu ambeshya n'ibiki ndavuga ati nta kibazo ubwo ni umuhungu araza akayintira umuhungu yananiye iwabo ni inzererezi nyine araza akantira iyi nzu nta uzanabirebe neza inshuro nyinshi aza yihisha ni nijoro ntago ajya aza nyine ku manywa kuko nyine ababizi ko inzu atariye araza akayintira nkamutiza ariko siye nimba nyine uri umwanga nimba ari byo wanamukundiye ntago inzu ariye no kwereka ko ngiye ntari naramukundiye amafaranga ibyo byose maze kubimenya n'ukuntu ambeshya n'ibiki ndavuga ati nta kibazo ubwo nimba inzu atari ubwo nta kibazo ngiye cyo nzi nuko mukunda ibyo byose ndabyirengagiza ngiye ndakomeza ndamukunda. We listen, we don't judge. Guys, umuhungu twakundanaga yari afite defo yo kugenda akadisappearinga akamara nk'ukwezi abacuti banjye nyine bakabibona ukuntu nahangayitse nirirwa muhamagara nirirwa mubura nkababwira ati noneho ndamwanze abacuti banjye kamwe uyu muhungu ko nta cyerekezo nta future nzima afite biragaragara uramushaka iki nkababwira ko ndamukunda bakangira inama nkababwira ati nta kibazo noneho namwanze agacaho nk'ukwezi naramuhamagaye naramwandikiye naramubuze akabarongera aragarutse akansaba imbabazi akanyingiga afite uburyo azi gutereta akanyingiga akansaba imbabazi nkaba ndamubabariye. Guys, ibintu birakomeza bigenda byisubiramo gutyo byisubiramo nkamubura nkamwanga yagaruka nkongera nkamukunda ahubwo nkanamukunda no kurushaho birakomeza byisubiraho none umunsi umwe naramubuze araza arampamagara arambwira ati baby mbabarira ndashaka kubonana nawe ndagukumbuye kandi nitutabonana nta kindi gihe tuzongera sinzi igihe tuzongera kubonanira ndabase kubera iki ngo ngiye kujya Kenya sinzi igihe nzagarukira rero mbabarira basi byibuze uzunse ndakwinginze natahaga kure no kuva iwacu byabaga ko nsaba uruhushya cyangwa se nkagenda nihishe ncitse iwacu avuga ati nta kibazo mpa amafaranga ya moto arangije ampa amafaranga ya moto nyine mfata moto ndatega ndaza mpageze nsanga yodarinze byari muri restaurant nsanga yodarinze baga ndavuga ati nta kibazo arangije atambwira ngo ntacyo rero wowe ushaka ikintu cyo kunywa icyo ari cyo cyose ushaka nta kibazo nanjye ndatumiza nyine nk'umuntu uri kumwe na boyfriend we nta kibazo umuhungu namusanganye agatelefone kabi batiri yari ifatishijwe na fimba n'ubwambe nari mubonanye ku gatelefone ubundi namunaga telefone yabaga igezweho icyo gihe niyo yabaga afite
telefone yabyagenze gute arangije arambwira ngo telefone yanjye rero yapfuye yikubise hasi barangije babantije akangaka kugira ngo dukomeze ducommunicatinga nyine ndangije ndamubwira ati okay nta kibazo hari umuhungu wari urimo aramuhamagara cyane arangije aramwitaba aramubwira ati ndi hano ndi kumwe na baby wanjye arahamurangira wahadusanga nta kibazo umuhungu arangije aravuga ati ntacyo akiri kumurangira aka telefone ke kaba karazimye abantiye telefone yanjye ndayimuha ashitura aka telefone ke ashaka nimero za wa musore atangira kumurangira akoresheje telefone yanjye aramurangira umuhungu ntiyakomeza kuhumva atahumvishe noneho ahita nta kindi gihe tuzongera sinzi igihe tuzongera kubonanira ndabase kubera iki ngo ngiye kujya Kenya sinzi igihe nzagarukira rero mbabarira basi byibuze uzunsezere ndakwinginze natahaga kure no kuva iwacu byabaga ko nsaburuke cyangwa se nkagenda nihishe ncitse iwacu avuga ati nta kibazo mpa amafaranga ya moto arangije ampa amafaranga ya moto nyine mfata moto ndatega ndaza mpageze nsanga yodarinze byari muri restaurant nsanga yodarinze baga ndavuga ati nta kibazo arangije tambwira ngo ntacyo rero wowe ushaka ikintu cyo kunywa icyo ari cyo cyose ushaka nta kibazo nanjye ndatumiza nyine nk'umuntu uri kumwe na boyfriend we nta kibazo umuhungu namusanganye agatelefone kabi batiri yari ifatishijwe na fimbo n'ubwambe nari mubonanye ku gatelefone ubundi namunaga telefone yabaga igezweho icyo gihe niyo yabaga afite telefone yabyagenze gute arangije arambwira ngo telefone yanjye rero yapfuye yikubise hasi barangije babantije akangaka kugira ngo dukomeze ducommunicatinga nyine ndangije ndamubwira ati okay nta kibazo hari umuhungu wari urimo aramuhamagara cyane arangije aramwitaba aramubwira ati ndi hano ndi kumwe na baby wanjye arahamurangira wahadusanga nta kibazo umuhungu arangije aravuga ati ntacyo akiri kumurangira aka telefone ke kaba karazimye abantiye telefone yanjye ndayimuha ashitura aka telefone ke ashaka nimero za wa musore atangira kumurangira akoresheje telefone yanjye aramurangira umuhungu ntiyakomeza kuhumva atahumvishe noneho ahita amubwira ati nta kibazo wowe genda uhagarare hanze umurangire murahita muzamuka mu nsange hano aramanuka ajya kumuzana nyine agiye nk'umuntu ugiye kumuzana guys yaragiye naramutegereje guys naramutegereje amasaha menshi umuhungu ndamubura neza ndavuga ati bimeze biti ndamuhamagara kuri nimero yanjye telefone yanjye yatwaye ntiyayifata ndamuhamagara kuye nsanga ntiriho ntangira gushakisha nimero z'abashuti banjye nyine ndabahamagara nyine ngo bampe amafaranga nishyure mve muri iyo restaurant y'abandi nshake n'itike nyine ndahamagara ndashakisha nimero kubw'Imana mbona nishyuye nyine amafaranga twakonsomye aho ngaho maze kuyishyura mbona naya moto ndataha guys mari cyumweru muhamagara umusore naramubuze ibyumweru bibiri ukwezi amezi abiri amezi atandatu amezi 10 yongeye kumvugisha nyuma y'umwaka arampamagara arambwira ati baby mbabarira ansaba imbabazi aranyiginga guys remember we listen we don't judge naramubabariye guys this story ntago ari yanjye ni inshuti yanjye mumbabarire please don't judge her mumbabarire ikindi musharinga abashuti banyu babive mu byo barimo kuko hano hari abaskama b'abahungu guys musharinge mu likinge mu commentinge for more stories nawe nimba ufite story yawe ushaka kwisharinga hano I'm here for you abagabo mu tipe tesuri he murebe ndi mu rugo ajya kumureba arangije abamwamburiye imbere harahiye hashize iminsi wa mu tipe dokari iminsi yakodesheje avuga ati baby modokari katujyane mu igaraje mfite akabazo nakumvisha oya yajyanye imodoka ye mu igaraje noneho uko uwo mutipe ngo yarasanzwe afite imodoka uri kumva noneho mu baby nababizi nyine ko afite imodoka narangije amubwira ati rero bari inshuti n'uwo mukobwa amaze kuba inshuti nabwo ati rero ku bucuti bwanjye nawe ndifuza ko nakugiftinga akamodoka wegereje nawe wicaye no birangije ikintu kisekeje mu jama yebwe yari ikodesha wenda nk'iminsi wenda gatwa rero Kenza
noneho arayimuha. Umukobwa yitwara bwa mbere avuga ati wow uziko mfite umuntu nkunda man no bagenda bab'inshuti gutyo ubwo yine umukobwa aza kumukuriramo imyenda harashya ikindi ntabwo byabura ntabwo umuntu yaguha imodoka ngo bure basi kubugiftinga nawe iki yabugiftinze ako bro uzi imodoka ubutare yuko nubwo ataze gift mvuga nta gift gusa ninde wahenzwe ra wahenzwe njye ntabwo mbizi ku giti cyanjye banumva nyine njye umuhungu yarahenze nanjye ariko mbyumva ahubwo kuri nyine ukuri bazakutubwira muri comment niyo mpamvu iriya session ya comment ihari noneho ngo birangije umutipe kaza basohoka nk'ibisanzwe mu modoka ye buri muntu mu modoka ye noneho umubebe aza kujya ku kazi umujama aramuhamagara aramubwira ati shu uziko se buriya ya modoka yanjye iri mu igaraje ariko naringize gahunda kihute kandi ni diru sinzi niba waneze iyi modoka yawe nkajya muri ako kadiru nkaza kwikugarurira mvuye nimvayo nta kibazo umuntu wambaye imodoka ntakanga kumuteza ati ngwino yifate ufotokodaki ariko mana yanjye waba umupfu wa mukobwa uyu ngo ari muri babakobwa 5 b'abapfa ngo barayijyanye umukobwa rwose imodoka abayimuhaye wasanga nawe wayimwishyiriye ngo bayimuhaye none arangije aragenda mugara wapi yategereje nk'amahembe y'inzovu wapi ariko bambwira buri ya story yarangiye gute nyuma nyine oya babu twego dukeneye kazaduha part 2 part 2 tubwire wenda umuhungu kuko basi naba yandika kuko isheja na hata bajyaga bakora filime ari abantu babiri bakazandika umwe akigira kanaka umwe akigira gutya basi babu cyangwa babu yavamo umunuza bamujije kunyera mwemera abana babu yavamo mu kinga filime muzima kabisa cyangwa umukomediye mwiza aranabize ntabwo wajya gukora itangazamakuru utazi kwandika kabisa script uko ararenze gishaka kumenya uriya mukobwa nyuma yahuye n'umuhungu bamubwiye ko byagenze nyuma nyine nanjye aho niho bincangira ariko mana aho ngaho tukiri aho ngaho bashiki bacu mana bashukwa n'ubuntu buto sibyo Niko tuvugaho ibyo kwikoraho naho se bakuru banyu cyangwa mwebwe twebwe se twebahungu twebwe urumva ndi umuhungu nta kintu washukisha gusa umukobwa yashukisha iki mukobwa uvuze umukobwa yashukisha iki yagushukisha iki are you sure umukobwa yanshukisha iki ngiye nta kintu yagushukisha nta kintu yashukisha amana bro ngiye kuvuga uri seriye nuko kweba nta kintu yagushukisha nta kintu yanshukisha ngo nagira uncuka turebe mwariko turebe ariko mana yanjye zakate mwana nakugagate man bakunze aho butina ano ariko ndino bakubwira abakobwa bashike bacu urumva mana yala ubwo gushikishwa ko man nako brushete man icyata ukagera kamurarana man gahebaza shikiracu nje nyine bwo nyine njewe nawe ndi gusanga n'ababuranira naho wowe njewe se nina kintu washukisha usashukisha ikintu nambwira mu rugero ngate mukobwa nawe uri umuhungu yego wowe ni ikintu umuhungu ukobwa yagushukisha nawe ko uri umuhungu yanjikije urukundo urukundo naho ngaho byaba byapfuye kuko njewe redi nje natakwimvisha no twanakunda nk'ukuri nimundege umuryo kugushuka nuko nese tubare ko umukobwa wese wamushuka wayimushukisha umukobwa wese njewe namushuka nuko kire nyine nuko utita wiseka numurokora amushuka kamushuka mushikishije fanta fanta atayigurira hoye so atayigurira yego umutima mwiza uyimuhanye ubwo fanta ntago ari umushuka ahubwo umutima mwiza iki kintu gibanze umenye gutandukanya irondo n'ibisambo nkuko The Ben yabikoze ako nyine ngiye namukobwa wancoka are you sure ukuri kw'Imana
bana bakurikiye Homechill bakobwa bakurikiye Homechill turabizi ko mudukurikiye turi beke basi muzambabarire mu mushumu kandi Christian ese kamubwira niba gushuka bakanyuza ka video nzagashyira taze twumvikana na bebe wacu kabiri seri n'ubwenge nzi koko tukana cyeka wenda mbishinga arankunda gutyo wenda kandi nta bebe wagushuka nyine kushuka nyine kugira ngo wenda abe ya profit wenda kuzina inyungu zuye bwite ntago bibaho azuri Christian kamwerekana muri no nakwibaritse mu buzima busanzwe ubundi ni iki cyakoyeho ku buryo mu bwana bwawe igibanyu bakimenya wumbuka wahita unasara ikintu cyambaye hose ikintu cyambaye kwigacu bakibonye bivuze no kuri banyizeye bakakibona banakaza icyizere iyo tugiye kwibisha cyemane barampata nyine tu yego bafashe nyine nihakana mu batu kamera so ko kana bateye ya nago ndo hariye ndabihakana byonyine tu nicyo ngicyo ariko be ikibazo cyanyuma ndakwaza ibibazo bibiri byanyuma mbere ko dusoza yego ninde muntu kuramo ingofero papa ni Marcel twagiye ku kibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri kirabaza kiti umuntu washushanyije ikarita y'isi yarahagaze yicaye mu ishuri ku ntebe y'ishuri waje we yarahagaze ntabwo waje we yari yicaye twari yahagaze mu ishuri nizo tugiye shushanya nicaye mu ishuri niba nicaye shushanya ikarita y'isi wowe usuge nyine ubwo uri kandi narindi Kigali man ngiye shushanya ikarita y'isi narindi Kigali bakunze aho muciri dore uyu muhungu niwe muhungu wa mbere washushanyije ikarita y'isi ari i Kigali ubwo niba i Kigali atari mu isi ari i Kigali yego rero byari byiza kuba twakwakiriye kuri Homechill wakoze kwitabira brother man kabisa mana kunyibaho umugisha man tuyibutse gukora subscribe ndesha share na comment n'ubisanzwe turabakunda kandi ciao ciao nakagaruka kuri Homechill